ngo mbashyire mu nzu ari batatu banyica ahubwo ngiwe ibaze rero turi mu nzu turi ubwo twaba tubaye bane banyica ubwo bareba ko buri kwari wabashyira mu nzu imwe wabakira we umukobwa mwiza umubwirwa n'inseko nziza amaguru meza agafesi keza afite n'ikibuno giteye neza kiri kuri kare nawe uvuze ngo nose mu mutima wareba mu mutima w'umuntu. Hello people, hello big kind East Africa, Africa at large. Nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Umunsi wa none ndi kumwe na Yaka nkuko mumubona yakaraberewe. Mbere na mbere mbanze nshime abakunzi ba Big Kind TV bifurije Yakamwana isabukuru nziza ubushize. Nagiye mbona muri comment benshi barabyishimiye bashima Yaka kuba yakoze isabukuru nziza, abandi tiyanyweye ka fanta, abatarabitekerezaga gusa byari byiza muri rusange. Nanone ntibagiwe nshimira abantu bamuremeye bamuhaye akantu murabona ko aberewe hasi ku nkweto, ishati murayibona gasaha ari hasi aba yifunze ebana yakarasa neza. Kiriho umunsi wa none rero yakayampamagaye ambwira ko hari message ashaka kumpereza, narikodinze kuri telefone yanjye ambwira ko rwose yakarambiwe bifu z'umugore wiwe Keza haba iwe na Queen na Rosine. Reka tubanze tuzumve mbere na mbere ko tujya mu kiganiro. Ntabwo barwanya ariko mbabaruzi banyuzwe ndetse ubu n'ibitaro kigiye gusobanura kuri ibi none n'ubu uri he yano ni kuri seti turi muri shuti ba okay niyo muri mwe sasa mbabaruzi bw'ubifashe n'ubwo tubuze kandi bizira tushira niho uri wowe cyangwa ndabona muri kumwe turi barari yano kuri seti muri pikani mbabaruzi babo sawa kandi mfata kamoto Byari ibintu birebire rero twifuje kuganira na Yaka ngo tubiganireho tumenye aho bishya bishira naho biganisha. Yakaiza kuzwe Imana yahabwa icyubahiro tukavura ama parfait ngiye hano kuri big kind this is big kind comedy ako ngiye mfite ikibazo gikomeye urabona ngewe abakobwa bari kundwanira hari uvuye Canada hari da Queen na Keza wa Yaka nese ubu nihagira uwicundi ubu nzasobanura ngo ikiko uri kumva atari 18 kamageragira 18 ariko Yaka ukomoje nanone ku bakobwa nanone wampamagaye urabimbwira nyine nkuko twabitangiye tubivuga gusa nakomeje kwibaza akabazo k'amatsiko ko ari batatu Yaka ufite umugore wawe abo bandi urabashakira iki kuko utavuga ati nicyo gihe mbiyame ngumane n'umudamu wanjye usezerano Keza. Umudamu wanjye Keza tubanye neza ariko urabona uriya uvuye Canada yazanye amadolari birumvikana kandi uzi ko n'amadolari aryo iyo yavunjishije mu manyarwanda uza amadolari aryo da Queen nawe ni icyuki urabibona afite ibuno numva rero nge mfite ibibazo nazo baramutse bicanye kuko nasobanura ngo iki ese hagatangwaho Yaka igihe kinini cya umwanya wawe uhagije umarira kwande muri abo batatu umwanya wanjye mbo akenshi mba ndi kwa Keza wa Yaka ariko iyo narutse kidogo urumva nyine ni nigiye kona urumva nigiye kona nyine ubwo mba natarutse nyine Nazi nanguze ikintu bita de brevet article 15 ni mabuto yabivuze de brevet article 15 bisobanuye nukwiyaranje kuri de buryanyi Monsieur de brevet c'est le français ngaho tuganirize gatoya nubishushiramo ngo ufite n'undi wa gatatu muri Canada we byaje ryari wahuye nawe ryari ese n'iki gitangaje yaba yaraguhaye
cyatuma noneho ku buryo yongeraho gatatu hejuru ya Keza na Dakwini? mbo urabona Keza ni madamu wanjye ariko uriya mukobwa kubona ava Canada akanzanira amadolari hano nkarya ku madolari. Keza ni umugore wanjye, ubukwe bwarabaye mwarabibonye, ariko ntabwo yambuza kurya amadolari iyo banzaniye y'ubu. Umuntu yaguha amadolari ukayanga, kandi akaba avuga ko amafaranga ukorera nawe ugenda ukayarya utake amenshi ndetse ngo utanayamugezaho. ya ibyo ni iby'iwanjye mu rugo kandi warabizi ubwo yabikubwira. ahubwo ngewe nshaka kugira bari abakobwa bambabarire atazagira uwica mugenzi we bapfuye yaka, ko bose ndabakunda. ubwo rero bajye bamenya yuko Keza ari mudamu wanjye twasezeranye. Ese bose batuye muri quartier imwe, batuye atandukanye, ubana na bute? Bo nta nubwo begeranye, buri wese atuye ukwe. Bazicana se bahuriye? Ikibazo bashobora guhura bagahura, umwe agahita yicunda, ariko abakobwa urabazi, umukobwa yafata n'icyuma akakigutera. Abakobwa ntabwo bajya bareba ingaruka zamubaho. Ushobora gufata icyuma ugasanga arakigutera, buri ingaruka nawe zakugeraho. Ariko nose urumva atari njyewe bajya gusobanura ngo bicanye bapfuye yaka. urumva atari njyewe wajya kuri ribu njyewe, kandi njyewe bambajije njyewe kuri ribu nabwira ati njyewe bose ndabakunda n'abagore banjye. uwapfuye nagenda arasigara abandi, nasigarana na Keza, ariko nose ubwo Dakwini amwishe ntabwo ari uzina akica Dakwini, nose nasobanura ngo yaka ari Rosine ari Dakwini bose twabita nkaho ari abagore ba kabiri. Kuki udatekereza nk'uko watekereje kuduhamagara ngo ufate umwanzuro rimwe na rimwe mvuge toke nicyo gihe numva birahagije, ibyabaye byarabaye, reka nkumane n'uwanjye busezerano? Yewe nshaka ko mutwunga uko ari batatu, mukatwunga, bitabaye ibyo ngewe ndabasezerera bose. Na Keza ngiye kubasezerera mbakwepe, aho kugira ngo bazicane ngiye gufunga, ngiye kwigira muri Kongo. Kandi ubuherutse wazwe ngo ufite dosiye ugiye kwigira muri Amerika? Nuko nakomeza nkategereza muri Amerika, kanshore nisubira iwacu Masisi. Nazo urushango abantu bazicarira hano abari ngewe mfungwa ngewe. Nuse abakobwa bari kundwanira, nuse ubu bicanye najya gusobanura ngo iki? Nta n'inama mvu abagira ari batatu, cyangwa se nanone rimwe na rizima ufata umwanzuro ubatungire hamwe mu nzu ari batatu? Ibyo ntibyakunda ngo mbashyire mu nzu ari batatu, banyica ahubwo ngewe. Ibaze rero turi mu nzu turi ubwo twaba tubaye bane, banyica. Ubwo baraba ko buri kwari wabashyira mu nzu imwe wabashyira we. Ufata agafoto muri batatu mu nzu, ko muri batatu we na Keza, Dakwini na Rosine, byabyifashe bike? Urukora batanguramo umwuka we, ntabwo ujya ubona ukuntu makarishya ari. None hari uri uvuye muri Canada ni isasu, ngo yamaye amadolari, ariko amadolari narayariye. None se niba yaramaye ku madolari bivuze yuko yajya kunukira umugore ngo nuko nariye ku madolari? Ndashaka umpemo mu gafoto ninjoro harageze, icyuma kimwe kirimo, dore ko yewe n'inzu yawe ari nini. Ninjoro harageze saa sita z'ijoro, Rosine aragukeneye, Dakwini aragukeneye na Keza, wabyifata muteka? Turi mu cyumba kimwe? Oya, mu nzu imwe, buri wese ariko afite icyumba. Yewe ndi muri salo. Yego. Nabanza kwa Keza, navayo nikubita kuri Dakwini, navayo nkahita nikubita kuri Rosine, ni ukugeza mu gitondo. None se reka nkubaze, uratekereza ko wajya kwa Keza Dakwini wahagaze akurindiriye? Yategereza nyine wese yayankubita. Si abanyamakuru agomba kunegereza, nose ubwo urumva byagenda bitewe, agomba gutegeka. Yaka uri umwami kabisa. Hagati aho ngaho rero urumva ku giti cyawe, ku ruhande rwawe byagenda bite kugira ngo habeho kwiyunga
amahoro agaruka ndetse nawe abona amahoro mu mutima yawe. Bari abakobwa bose ni abagore banjye kandi ngenda bakunda, ariko bagomba kubaha umugore wanjye Keza, ko Keza niwe dufitanye isezerano. Sisa buriya Keza kugira ko nta mahoro afite bitewe n'amagambo y'ababwirwa kenshi, njyewe nabonye baba bashotanye cyane n'inda Queen. Buriya bintu ubona wowe nta ngaruka bimugeraho iyo mugeze mu rugo? Okay, umugore wanjye ni umugore wanjye, amagambo yo ni amagambo, ngira ngo ngendera ku magambo. Yego da Queen nawe ndamukunda kandi urabona afite ibuno riri muri kare, ariko da Queen nawe nubwo afite ibuno rinini ariko ntabwo riri kuri kare neza. Ariko urabona ko Keza we afite ibuno ritoya riri kuri kariyeri, n'agasayizi ka Keza ni sawa. Ariko hagati muri iyi minsi arabyibushye, ni munamugaburiya neza, arabyibushye asa neza muri iyi minsi. Mwese ari uriya uvuye muri Canada uje kureba Yaka, na Keza umwiza ni uwuhe? Ntujye kunubere ntuzare by'amarangamutima. Ari uriya uvuye muri Canada na Keza ninde cyuki mbwira umwiza. Reka icyo kibazo nyikubaze wowe, ari Keza na Rosine ninde mwiza? Ko Keza umubona no ku gasayizi ki umubona utase. Ego Rosine nawe ni mwiza, ariko Keza bose barusha ubwiza, bose arabahiga. na da Queen nawe ni icyuki, ariko Keza murusha ubwiza. Nirihe banga ryawe rero ubona Keza arusha da Queen na Rosine? Niki gituma ubona we yihariye kurusha abandi? Buriya rero hari ikintu bababeshya ngo ubwiza ngo uburebera ku mutima. Nose umukobwa mwiza umubwirwa n'iki? Nawe ndakubajije, umukobwa mwiza umubwirwa n'iki? Kuri ngiye murebera ku mutima n'ibikorwa akora, isura ikaza nyuma. Umukobwa mwiza umubwirwa n'inseko nziza, amaguru meza, agafesi keza, afite n'ikibuno giteye neza kiri kuri kare. Nawe uvuze ngo nose mu mutima wareba mu mutima w'umuntu, wareba ariko ibyo akora ngo ureba nose mu mutima wareba kureba hano inyuma y'umutima, ukareba ibuno bw'umukobwa ateye, bafite akayobe keza karinganiye, n'inseko nziza, niba no kuganiriza fresh sheri bebe kabizu ibintu nk'ibi. Aravuga ngo ku mutima nose wareba mu mutima w'umuntu, ugomba kureba hano hawuzingi uzingi nyine. Okay Yaka, rero ujya kumuhamagara wambwiraga ko wifuza ko byarangira. Rero icyo nshaka kubaza, mu kurangira kwawe urumva byarangira na burundu ugakomezanya na Keza gusa, ari nabyo byazana uko kwiyunga? Mwese wewe uretse ndabwira n'abantu bose hano ku isi yose, ari Keza na Yaka nako Rosa, da Queen na Keza, mubona ari ndunda biri seriye. Ngenda baza abantu abanyarwanda bose n'abari hanze n'abari hano uko ari batatu, Rosa, da Queen na Keza, ninde mubona ko nkunda ko? That is my question. So comment muzazishiraho, this is big kind comment. Ikindi kibazo ndabaza abanyarwanda mwese, bari abakobwa uko ari batatu, ninde urusha undi amafaranga? Oya, twe turebye ku mafaranga nge ndabona ari okay, ninde mwiza? Okay, please, amafaranga tuyareke. Rosa, da Queen, Keza, ninde mwiza? Umubwira umukobwa mwiza uko ari batatu, nawe ku buryo wenda babashyize hariya bakubwira ngo toranye ushaka watora. Ninde mwiza kuri wowe? Baraza kutubwira muri comment. Wowe ntacyo wavuga. Comment bavuge Rosa, da Queen na Keza, ninde mukobwa mwiza mubona ko ari? Wowe urumva uwo abanyarwanda kugira ngo niwe mwiza, ni uri bwegukane, ni uri bwite utwara? Oya, ibyo baraza gushiraho comment. Ngewe cyo bashiraho comment bambwira umukobwa mwiza uko ari batatu. Nyine ngewe cyo nabajije nyuma yo kumva ko ibintu birambiwe, umwanzuro ugiye gufata no kubunga, nimumara kwiyunga abantu basubiranye, urabareka bari babiri ukomeze nyina Keza, cyangwa urabatwara wiyemeze gusiramu ku musiramu? Nimbona binaniranye naye ndafata icyemezo w'umuntu w'umugabo. Icyo wifuza ni kirere, umugabo nufata icyemezo. Ngewe niba badashaka ko bahuza bakababarirana bakansangira uko ari batatu,
kuko biryoha bisangiye bakansangira bose niba mvuye kwa Roza nikute kwa Dakwini mve kwa Dakwini kwa Keza mamara iminsi 2 ngaruke kwa Dakwini umunsi umwe kwa Roza umunsi umwe kwa Keza iminsi 2 kukeza we nzajya mu iminsi 2 kubera umugore w'isezerano numva nzamamara iminsi 2 abandi mbaho umunsi umwe tengaruka kwa Keza niko none wowe kubyifuza urumva ari uko bakwiyunga mukabana muri batatu bagomba kumvikana bose bagakundana nk'abagore bayakamona bagakundana bose niba naraye kwa Dakwini Keza ntaraka niba naraye kwa Roza Dakwini ntaraka none ngewe nkajya ndaraho nshaka urabiha amahirwe angana iki kwishana ko bashobora kwiyunga bakaba inshuti uya niko bimeze ngewe ngomba kubicaza hambura nkabashira kuri gahunda kandi uzananira nuko ari batatu nzamwirukana na Keza uzamwirukana niyangase yangiye nose ngendera ku mabwiriza y'umugore cyangwa ugomba kugendera ku mabwiriza muhaye hakuzi ko mwebwe abagore banyu babategetse ngewe Keza ntabwo anegekana nge umutegeka n'umugore wanjye ndi umugabo we agomba kugendera ku mabwiriza muhaye hanyuma se idini ryarira kwemerera gushaka abagore batatu ufite icyo batungisha se hari ikibazo uri umuyisilamu ikibi ni uko babura rasi bose niba ari igitenge nkabagura igitenge ariko apana ikintu nanze ni ibyo gufu niba naraye kwa Roza narayeyo iri joro ndarara kwa Dakwini urumva nese ubwo urumva ngomba kurara aho nshaka ngewe alo urinde mbwira ibyo ushaka kumbwira ntumbwira amagambo menshi ngewe ndi muri interview ngo Keza nawe turi kumwe nawe ndi kumwe nawe nose wowe urinde kwanza uri umushuti we ntuzongere kumunshakiraho ndakwiyamye stop uri kunesha n'amagambo ngewe toka gikomeye uyu yarinde ngo ni umushuti ngo wa Keza ngo ngewe what's the problem yaka kumva numva ubwira nawe inshuti z'umugore wawe aho urugo rwanyu rurasurwa ari kumumbaza ye nibereye muri interview urumva kujya kumamagara nibereye mu kiganiro that is not correct bajye babakire nose ari kumbaza Keza yamwamagari nose iyo bashaka Keza ninge banyura yamuhamagaye ko afite telefone warukimbwira ngo by'idini ngo pfa ko ufite icyo batungisha ese uri umuyisilamu yaka mwana umukatolike nose yakumbwira ko abapadiri batabyara nzakwereka umumaseri ufite umwana umubikira bano bambara ibitambara by'umweru bano ba maseri bano ku muhanda nzakwereka umumaseri ufite umwana iwabo mu rugo yasize iwabo akaba yambara igitambaro cy'umweru hano na bya bikanzu byabo niba ari ibijipo hano ndabaza ababikira babyaye basize abana mu cyaro bakaza kurirwa bambaye ibitambaro by'umweru hano n'ibikanzu niba ari n'ibiki ese yaka ngiye kubaza akabazo rero tunasoza tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu mwaka wa 2021 wese ubonamo n'undi mugore aho ni wabuca amarenga ko n'undi 2021 uzahita ushyiraho undi wa kane yaka ibihumbi 2024 na kabiri 2022 nawe umenye ibyejo sinzi ko bizaba bimeze uko nese ubwo wamenya ngo ejo bizaba bimeze bite kuko ndabona buri mwaka urimo urarondaho umugore ibyo ngomba gukundana n'uyu ubundi muri Amerika niho heza ushaka umugore mugasinya kontara n'igihe muzabana wumva okay Dakwini umva mu kontara y'imyaka ingahe oya Dakwini ntabwo ari umugore wanjye ni sheri bisanzwe okay ntacyo murashakanye mu kontara y'imyaka ingahe umwaka umwe leta cogoka Rozine namukubita amezi 6 agacogoka Rozine banze utamukunda yaka ndamukunda kuki ari uhaye amezi 6 nuko tuba turi mu kazi kihutira hanyuma se Keza we urumva wamuriza nk'umwaka nawe Keza we ni karama twibanire ngaho rero tumara impungenge tubwire ko ibintu
ufite ubushobozi bwo guhagarika izi bifu zihari hagati yawe na The Queen, Keza na Rosine, ziriya bifu ko zihagarara? Banyarwanda, banyarwandakazi, Rosine ndamukunda, The Queen ndamukunda, ariko nkunda cyane by'umwihariko ni Keza Wayaka. Subscribe, comment. This is Be Kind. Thank you very much. Ngana Kei, murabizi nsanzwe maguruka kuri kamera, ebana mushira amagambo menshi. Rosine, Keza, The Queen, ebana uko ari batatu urabona watoruwe. Umva rero wa munyamakuru, uzambabarire uduhuze bari abakobwa ngenye muri kibazo bose bahari, bivuge bahari, utwunge ko ngewe nta muntu nanga nta nuwo nkunda. Mwese mbakunda kimwe, mwese, waba uri umugore wanjye, waba utari umugore wanjye, waba uri iki, mwese mbafita kimwe, ntawe nanga nta nuwo nkunda. Just finish, uzambabarire utwunge. Sawa.